aracitse ubu n'ubwa mbere n'ubwa nyuma Karemera ibintu nzamukorera azabibona akose n'abatesha umuntu umutwe bakomanga abo nabahe akomanga gase muraho amakuru yanyu ni meza nanjye nyine narinje hano kubasura kudusura utaruga mbere nkubonye urwaye njyewe ndi inshuti rwose y'umutware wanyu umutware wanjye njye ndi inshuti yanyu hano rwose umugabo wawe turaziranye cyane ugiye kuvuga Karemera Karemera turi inshuti ubwo ni wowe mwirwa munywana inzoga mu tubari utuma dita ku rugo rwe ariko se bitware gake oya banza umbwire mbaza ubinyemerere ahubwo se ntabwo mwakira n'abashyitsi kwakira abashyitsi nimba ari abaza kunesha umutwe na Karemera uwo yanesheje narawukira reka nkubwire Karemera turi inshuti cyane ahubwo wowe twakwicara kuza she ntabwo muhuye twakwicara rwose nkabanza nkakubwiraho bikeya ku byacu na Karemera ukabanza ukamenya n'imvana ariko si byose zana agatebe tuganire bya Karemera ako nsanga ari bimwe by'amayoga zana agatebe twicare rwose tuganire ahubwo se zana agatebe rwose tere habiri wenda nawe wagira ujya tukanamenyana ariko murakoze rwose kabisa ndabona kwa Karemera byarahindutse mwateye imbere cyane cyane ibyo byahindutseho nibi byarahindutse ndabona amatungo mwarayaguze ibintu byarahindutse byose kubigeraho ni ukubera umutwe wanjye wese kurirwa nk'inzoga byatuma yigondera ko Karemera kera tuziranye ntabwo yanywaga inzoga yaje guhinduka none nubwo muherukana tuganira kuri telefone ariko umuntu muganira kuri telefone ntabwo nayo yagifitiye yinywereye inzoga niyo mpamvu atarakimvugisha ndakubwiye nayo wamubonana cyeka nimba yakuvugisha ajya kuzitisha abaturanyi Karemera twariganye twari inshuti kera twari amashumi ayambwiye se ngo ntabwo yigeze yiga yize mu wakangahe ariko mukando ko wanyingiranyira ngaho aratashye niwe ubu uzi urebe yasinze mukandari wanjyewe koko gasani ese ni wowe mukomere cyane mumeze mutesera uranze ugeze i Kigali njye na Mukandori rero rwose urabona ko Mukando wakimushyitsi neza byarahindutse kabisa ariko se naje nsanga utanahari we narimvuye gusoma agacupa da Mukandori nyine yaraje erega burya umuntu w'umugabo ntago ajya abura agacupa Mukandori nyine urubwo umugore wanjye arankunda yambwiye uti rero rwose none nawe wahinduye ibintu n'agacupa usigaye n'agacupa hasi nagubona naguze inka nkura amasambu ngira ibiki n'ubu ngubu tuvugana mvuye kugira izamu nako mvuye gutembera da ko se kera tukira amashumi naherukaga ariko se oya miraho rwose se usibye kwakira ubundi ntabwo njye nkasoma rwose ntabwo ugerayo se ngo mperuka se ntuzi yuko ntanywaga inzoga ntuse njyewe burya narayinywaga ariko se none byaje kugenda ute mu mwanya ubundi reka banze nkubwire ngo niba uri umugabo soma gake ubashe kujibura umugore nako ubashe gukunda umugore nawe uramukubita ceceka vuga bukeya ugatanyicuza ngo nankubita ceceka tani ariko Mukando aho ngaho bigeze Mukando akira hano rwose ngwino icara kabisa icara aho tuganira ariko bajya baca umugani rero Mukandori ariko ndabona n'udusimba twakugiyeho rega mudamu wanjye muhakeye rega twaganiriye rwose yanyakiriye neza rwose namuguriye igitenge mbese yako windeba nabi rwose Mukando bajya bavuga rero urumva ngishuti nziza uyisiga indi niko bimeze Mukandori rero rwose uyu ni umuntu twiganye muri kaminuza ngo bamwita ngo Juste urumva ni izina rya gisirimu komera ukumbwira ko utize waje kwiga muri kaminuza urubwo nari nanyweye agacupa ko se subize yo nanyweye agacupa nyine ko nangira kuvuga n'iki ako nawe rwose Mukando twiganye kaminuza twigana biology twigana biochimie twigana n'iki
ntabwo nabikubwira ngo bisobanure rwose rwose nawe yamwariganye uba umeze nkawe ntabwo uba umeze none se ubwo ibintu birahinduka buriya wenda wasanga bitari byacamo neza ariko tugomba kuganira tukamenya ibyo bintu biherereye kabisa aho biherereye se madamu wanjye koko urabona ni njyewe ufite umudamu mu izina ibyo biragaragara ariko rwose nsanga byarahindutse byahindutse gute se agacupa ugenda ukareka ingofero yanjye irimo irarenga nta kibazo nta kibazo ariko gerageza rwose tangira reka agacupa aho gakeya yego ni urugo ruzubakwa niko rwubakwa ngo ndeke rwose dore n'imyaka urabona ko iba yeze imyaka ndabona ireza ariko rwose nabona se mudamu wanjye nta kibazo rwose ariko se nta bijumba waba wasigaje ngo twakirije umushyitsi ibyo nakuye ntabwo ndabishyira ku ziko ntabwo urabishyira ku ziko wari uhari se ngo ujye gufasha kubikura byagenze gute nabikuye ndahira ntabwo ndabona umwanya wo kubishyira ku ziko yego umushyitsi yihangane ariko mana noneho reka nkubwire mukando hari wa mugabo bita nuza ndamwibagiye ku kabari hirya numvaga arimo kumamagara nkanashaka wasigara uganira n'uwo mushyitsi rwose nkagenda nkavugana nawe ntabwo dutinda ubwo ugiye mu nzoga we ntabwo ngiye mu nzoga rwose ntabwo ni imbaraga se yari intumye ndaje rwose mube muganira rwose ugira ubanguke ibintu by'inzoga sawa rwose ubonye se ni kuri amwitungiye aza azina hejuru n'amayoga noneho ngo aragiye ko se mugabo wawe nsanze ndabona atanicara hamwe yicara hamwe na kara gacuma ubonye ntago ajya agashyira hasi no mu buriri arakararana imana rwose abagore barabona barashaka ni ukuri pe ni ugusabira uriya mugabo wawe kabisa umwana wanjye wagiye ku ishuri naza akabona ibintu usa yikora noneho sinzi ko nzaba nkimuvugisha nta mugabo kabisa ubanza ari ukuzaganira nawe bihagije wenda mwe mwamubwira na mudugudu ari mudugudu yaramunaniye abaturanyi na munsi batamuhoza kwa mudugudu wenda we wamushobora birakabije ngaho n'agacupa buriya wasanga asubiye kunywa rwose nta kundi ubu ngubu ngiye gukora ibintu byose nahire nkukiri nkanjye nizo zakiri inkono ku ziko cyose niwe ubikora cyose nibyo ubikora kurusinzira yewe mugabo karame unana mubase wino hano ego se ko mbona mu mudugudu wacu none uzanyama amagare nawe waruje inaha makuru ni meza kabisa gise n'ibyo uri miraho kabisa nakagwa ni kamwe gatuma dususuruka none se ko ntiwareba nyine nandi umuntu unizire mu mujyi za Kigali numva mfite n'umukobwa rwose iyo za mahanga mufite amagambo menshi ariko se ntagara umusiribateri nyine nshaka n'akarima none se njyewe wikanze ndi umusiribateri ngende umusaza ni umusaza ariko se muri aho ngishaka nyine akarima ko kugura hano ngo uvuze ngo urashaka iki akarima nkahita niyubakira ingendo iseri nshaka umurimo ufura waba ufite ngene igendera ko mfite gahunda nyinshi umva ahubwo vuganwa urashubijwe pe ushatse isambu yo kugura nanjye nari ngifite shaka kugurisha ahubwo rwose sinzi niba waje zerega nta nubwo ari kure ni hado nubu rubibi nuru kabisa parisi niba wapari ngwino rwose ngwino nkwereke nabone dore nuguturuka kuri uyu mwumbati urabona uru ni rwo ruribi rwose urabona ubutaka bwanjye bweriteke umwumbati ikigori kijumba n'igishimbo rwose dore reka n'isina nazo ziri hafi kabisa dore rwose komeza use ahangaha kabisa urabona ko isambu urabona ko umurima rwose umeze neza urabibona rwose wera n'igishyimbo naho ubundi rwose urabona ko umurima wanjye ukankubita ayo mafaranga meza cyane rwose nta kibazo unari muri garafi hano hano amabuye niyo bubakisha ariko se ntabwo uzi ibintu byateye inaha birirwa bacukura ibintu ngo niba ari za gasegereti ngo n'ibiki ahubwo uramutse uguze ahanga wakwibera umukungu w'i Kigali kabisa ubundi umuturanye n'irimbi ko ndebe ubutaka bwanyu busa ntabwo ari irimbi none se wanyu muhinga mu bw'umutuku cyangwa ubw'umweru ubwacu ntabwo waba busa umukara reba igishyimbo cyeramo uyibye niba bya bindi bita ngo ni umushingiriro urabibona neza ariko reba akira ariko ureba igishyimbo ukuntu kiba kimeze reba umushogi umwe wera ibishyimbo 34 ahubwo tudatinze ndimo ndiwutana nigire ku kabari uramereza 500 ibihumbi 500
magana atanu kari menshi ntago ari menshi rwose uredo harimo n'imyembe n'amavoka byose ako ni ibiti birabi byanje byose shamba Karemera ubanza yarananiranye koko ese umuntu abona umushyitsi akanagenda amahera ntabwo ubizi kuri umubona nyine niko mutunze kabisa urushako ruragwira pe uzaba ubibona ngo wasanga ubu aragaruka nka saa 2 ubu yagiye mu kabari nta kundi nyine ni hatari pe wasanga uwo ngwa nawe ukomanze injira mama kiss ibyo ni ibiki wa mwana mama nawe wajya umbabare ahubwo musasara mukomere cyane Salama ntabwo akosa bavuga muraho uyu muntu akose mama nawe ibi ni iby'abanyacyaro nawe ntabwo uzi ko twageze mu mujyi gusa nyine nuko manda kumyenda nambaye ngacara mwana wa uyu ni mushiti wamvanye ku ishuri tuvanye muraho abakobwa bose nuko babaye mukomere akose mama ndagira ngo mubaze ikibazo kimwe nese ubugira ngo tuze dufate imico yo mu cyaro byose urabimbwira papa hageze kandi mukiri papa wawe inkuru nziza aramaze imbisa ndi ku muhini none harana kaze muzana ndaje mbe muganira n'umushyitsi ndaje nese mushyitsi y'amakuru ubundi rwose 500 yame rwose isambu yangerega rwose ibintu by'isambu naye mfite isambu nguri ariko abantu koko kubera iki mwadwaye diare ku minwa ninde w'umuntu ukubwiye kwanga turimo turagurisha isambu none se numvishe muvuga iby'isambu reka ni ibintu by'amasambu za Kigali twavugaga genda ariko tuvene imbere kandi buri genja nkwiya nigende urasa ufite isambu ihendutse kuruti yawe cyangwa nziza kuruti yawe umva ariko se reka ntabwo ukaneza abantu reka umuntu ngiye mu kirinda haba bagira ngo batamenya ko ndi kugurisha isambu hagomereza 400 yanjye vuba nigende nagwa 300 umva nyishura vuba rero ndimo ndihuta wishura 300 nyishura rwose vuba ntago yose nyafite ko ndaguha vance yingirira vuba regura muratinda kandi ku kabari bagiye gufunga ngubu madamu nakemera kugusambu madamu wa ntaburi rwose yama ahubwo gira vuba kabisa nge nigire no kugufata gatuba turagura sambu koko madamu wa rero ariko se madamu ni ugura isambu cyangwa ariko rwose abanyakigali mwarumiwe ubundi twebwe inaha mu cyaro umugabo ni ugurisha kuko ninge nyururugo ahubwo uri muraninza nyirira vuba rwose cyangwa nisubire nge isambu yanjye nyirurega ubu si ibintu bitajyana inyandiko madamu wa inyandiko none se vase ugiye kumereza vase y'amafaranga 500 urumva hasigare ibihumbi 400 hasigare ibihumbi 290 na 500 rwose ngirira n'ubundi rero isambu kumubwira amakuru meza umukobwa yatashye mana yanjye ariko se mukano aka kanya birahiye oya ntabwo twatonganaga erega niganye umukobwa we yego ko Jeannette yaje ni madamu wawe ni madamu tuzasubira bugiye tuzasubira nta kibazo kabisa umukobwa wanjye ni ukuri yego mana ngo sisi noneho so bya kandi ni iyo sisi yaragiye kwigwa hano aha ngaha cyangwa ni bya bintu ngo niba ari utubizi ngo ntabwo yabwiye tubizi yabwiye kisi ubwo ni sisi mwa ariko nawe arayiguha ariko mana we so kuko nge simbaye imbwara cya gisinzi maye amafaranga yanjye ndabona nazi